Murakaza neza kuri YouTube channel yacu Screenova Africa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora gutegura presentation yawe ikagenda neza. Ugero ujye gupresentinga business yawe, ujye gupresentinga assignment uri umunyeshuri. Nta kindi rero turi buze gukenera ni ukuba ufite PC, birumvikana irimo umuriro na Microsoft PowerPoint niyo tugiye gukoresha kano kanya. Urajya hano kuri search bar hanyuma usacinge PowerPoint, then uyifungure. Numara kuyifungura uraza kubona ibintu byinshi bisa n'ibyo uri kubona kuri screen hano. Hanyuma ko twebwe turi aba beginner turahitamo blank presentation. Gusa tutarakomeza, iyo umaze gufungura PowerPoint ni nk'igitabo kigizwe n'amaslide. N'ubundi tuvuga slide ni nk'ama page. Uva kuri page imwe ukajya ku yindi, buri slide iba ifite title na subtitles. So here tugiye gutegura content, hanyuma rero tugiye gutegura content tugaragaza n'uburyo ushobora kuba wazipresentinga imbere y'abantu, imbere y'imbaga nyamwinshi. Gusa mbere yuko ugira ikindi kintu ukora, ugomba kubanza ugasevinga iyi file yawe kugira ngo utaza kubura data zawe, kubera ko iyo urimo gutayipinga cyangwa iyo uri accessinga izi application software nka Microsoft Office, arizo PowerPoint, Excel, Word cyangwa se indi app, iyo utasevinze, iyo ugize nk'ikibazo umuriro ukagenda uri gukoresha nka desktop computer cyangwa se hakagira umuntu uza akabikansoringa, ntago ayo makuru wongera kuyabona, uyatakaza ubwo ngubwo. Niyo mpamvu tugiye kubanza tugasevinga iyi file yacu. Hano tukajya kuri savers, hanyuma tukajya kuri this PC, turangiza tugiye kuri desktop, hariho dusevinga. Bangu reka tuyite presentation 1. Kubona gisanzwe irimo, reka tuyite presentation 1. Hanyuma tugiye gutangira, wenda title ya hano tugiye kuvuga ngo ni digital skills. Digital skills niyo modire. Hanyuma wenda abanyeshuri bazayiga. Subtitles bazayiga mu amasaha 39 mu gihe cy'igihembwe. Hanyuma turasoje, dushobora slide ya mbere irarangiye, dushobora kugenda tukajya creating a new slide, ukajya kuri home, hanyuma ukajya hano kuri new slide. Gusa ushobora kutabikora ugakanda Ctrl M kuri keyboard yawe ukoresheje shortcut. Gusa reka dukoreshe hano tutemo title and content, hano dushyireho wenda information communication technology. Hanyuma kubera ko ari binini tuza kugabanya size nk'ibisanzwe nk'iyo muri Microsoft Word. Aza hano cyangwa se ujye kuri home ugenda ureba ese ni hehe nagabanyiriza size, nyine urebe size ikubereye, hanyuma ubishyire muri center, margin center. Nyuma muri information communication technology dushobora kubonamo components of computer system. Ya mbere
jazi arizo instruction. Urabona slide ya kabiri, reka turekireho ibi ngibi dufate indi slide, reka dukoreshe shortcut dukande control M. Urabona ko iyi siza bikore uze kureba, nyuma nayo iri buze ko ifite title, wenda tuvuge ngo tugiye kureba kuri network, computer network. Turareba kuri computer network, networking. Tuvuga ngo kuri iyi topic niho cyo kintu tugiye kuvugaho, hanyuma naho cyangwa se ukaza no kuri home ngahitamo size kugira ngo bize kurushaho gusa neza. Nyuze hano kuri margin, ndi mu margin center bijyemo hagati. Ushobora no guhindura uburyo byanditse, nabyo birashoboka. Tushobora guhita twivugira ngo reka twirebere types of computer. Networks based on geographical area. Iya mbere ni LAN, utuntu tw'imbere ushobora kudusiba ukabyarenjinga uko ubishaka, nk'uko mu zindi ofisi za Microsoft ushobora kubigenza muri Word. Nako na hano muri PowerPoint tegura content izagusaba igomba kuba biri summarized. Tukagiramo pani, ndetse na man. Metropolitan area network. Hanyuma tumaze gukora ibi ngibi, ntabwo ari ngo tugire slide nyinshi, ahubwo iki tugiye gukurikiraho ushobora guhindura size, ushobora guhindura amagambo ukayagira neza, ukavuga wenda ze hano muri center nk'uko hara twabigenzaga, cyangwa se nk'uko twabikoze kare. Ngo reka areke kuba gutya, wenda tuyagire times new roman, ukayisacinga yego yizanyemo ngiyi hano ukayishyiraho. Nyuma ushobora kugabanya size yabyo kuko urabona biruta ibijyo hejuru, bigira gutya. N'ibindi nabyo ushaka abikora nguko, ukavuga ngo reka tugire times new roman, ndure size yabyo 20, nta kibazo. Hanyuma hano ushobora guhindura design cyangwa se background y'ukuntu igitabo cyawe kizaza kimeze, cyangwa se uko biribuze kuba bisa. Ushobora guhitamo design ushaka, ushobora guhitamo iyi ngiyi, urabona iteye print ahantu hose. Ushobora guhitamo iyi, uhitamo nyine design ikubereye. Gusa ngiye nahisemo iyi ngiyi, urabona ariyo nziza kuri choice zanjye, gusa nawe wahitamo indi ubona ikubereye kandi nziza. Nyuma yo guhitamo design rero ushobora gukora transition
uvuga ngo tujye gukora transition ni nka kwa kundi uri kuva kuri page imwe ujya ku yindi, uburyo urambura urupapuro ruri mu ikayi uva ku rupapuro rwa mbere ujya ku rwa kabiri, ese biba bigaragara gute, rugenda gute, rwitwara gute. Hano muri computer ho ntago nyine uba ufite iyo kayi ngo ugende uyirambura, ni ibintu usetingamo bigakora. Hanyuma uza hano kuri transition, ngo ni iki dufasha kugira ngo uzirebe neza, uraza hano akaziguhereza zose, hanyuma ukagenda ugeragezaho imwe kuri imwe kugira ngo urebe ibereye presentation yawe bitewe n'abantu n'imbaga nyamwinshi ugiye kwereka yo kugezaho ubutumwa. Duhere kuri iyi ngiyi turebe ese bigaragara gute. Kureba ushobora guhita uza hano kuri preview kareba ni gute se biri kugaragara, iki n'iki. Ushobora kuza ugashyiraho aka, urabona aho ukaza kuri preview ukongera ukareba ukuntu biri kugaragara. Ushobora gushyiraho iyi biterwa n'iyo wowe wumva ushaka, ushobora gushyiraho iyi ukongera ukagaruka hano kuri preview ukareba. Gusa njyewe ndumva twakoresha iyi ngiyi ya forever ko ariyo nziza. Hanyuma ukaza hano kuri apply ukajya kuri apply to all, ni ukuvuga ngo kiba gisigaye hano ni ugukora presentation nk'ibisanzwe. Naho ushobora gukora presentation y'ibyo wateguye nk'ibisanzwe, ushobora gukoresha shortcut cyangwa ugakoresha ukaza hano kuri slide show. Hanyuma nyuma yo kujya kuri slide show ugatangira ugati ni from beginning, ukayikirikaho ukatangira presentingaho ukavuga ngo digital skills ni module tuzayiga mu masaha 39, ukayivugaho ibyo ushaka kuyivugaho, ukajya kanda shortcut ya end kugira ngo ujye ku yindi page, ukajya ku yindi page washaka ugahindura. Urabona zarangiye nta yindi hari, ushobora kugaruka hano inyuma urabibona, ukagenda uri gukoresha right arrow na left arrows, ariko ibyanditseho ni end na home. End ni ukujya inyuma, home ni ukuza imbere, cyangwa se hariho arrows cyangwa se nk'imyambi uburyo n'ubumoso, ukagenda uhinduranya bitewe n'aho ugomba kujya. Hanyuma ukajya usobanura content kuva kuri A kugeza kuri Z, abantu bakaryoherwa. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ese hagiyemo iyi slide show nayikuramo gute? Ukanda escape button kuri keyboard yawe bihita bivamo. Nabwiye ngo ushobora gukoresha ubundi buryo ukavuga ngo reka nkoreshe shortcut, ukanda F5 yari from beginning, uri buze guhera kuri slide ya mbere upresentinga, ukanda F5 PC yawe, ukanda F5 hanyuma ugakomeza gupresentinga nk'ibisanzwe. Urabona ko bitagoye rwose, nubwo byajyaga biducanga, ariko burya nta kigoye. Skill Nova Africa yahageze, murakaza neza rwose. Naho utarakora subscribe ukore subscribe, kandi niba waryoheye ukoreshe ya like na comment. Aho utumvise neza turahari kugira ngo tubafashe mukomeze kugubwa neza, turabakunda cyane.